mama yaboroze hafi nk'iminota nka 30 ababwira ati nimumpe amazi kandi abayasaba ari abantu batari batuye kure, urugo kurunda abantu muturanye mugabanye imbago, bashitse nyine kwa kundi ubona tuye kuri stade kureba umupira. Mama araboroga kuko namaze igihe kirekire, imyaka myinshi ntarya inyama, ko ntekereza ko nibwo bwa mbere nabonye amaraso mbona mama apfa. Ku myaka nari mfite rero, mama muherekeza niwe wambwiye ati ntuzarire, banza kenshi wenda n'umutwe ndwara ariho bikomoka, ariko mama yapfuye urupfu rubi. Iyo rero abantu bamwe bavuga ngo nta jenoside yabaye mu Rwanda, banyegereye numva hari ibyo nababaza, natwe twavukiye amezi 9 nk'abandi, twavukiye 9 nk'abandi, ababyeyi bacu badutwita nk'abandi nk'uko namwe mwese babatwise, ariko mu by'ukuri mutubabare mwarekeraho, mufite byinshi byo kuganira, ariko iyo ushatse kuvuga ko imiryango yacu itishwe dupfa bwikubye. Iyo wiba